Hari nanone ikibazo cy'ingurane zitishyuwe hirya no hino. Tuzi ko turimo abaturage b'u Rwanda miliyari 16 z'ingurane za expropriation. Nta muturage n'umwe leta itazishyura rwose, cyo nakibizeza. Hari nanone ikibazo cy'ingurane zitishyuwe hirya no hino cyangwa zitishyurwa iyo hari ibikorwa by'iterambere bikorwa, yaba iby'amashanyarazi, amazi ndetse n'imihanda. Harateganywa iki kugira ngo iki kibazo kirangire? Kuko leta hari ibyo yakoze yishyura, ariko mu by'ukuri n'ubu ngubu usanga kikiri imbogamizi, kandi ibi ngibi nkaba nsanga nabyo bibangamiye imibereho myiza y'abaturage. Murakoze. Hari icyo nshaka gusobanuza kijyanye n'ubuhinzi, umusaruro w'ubuhinzi yawukomojeho, ariko nyakubahwa Speaker, tusanga hari umusaruro waba w'ubuhinzi n'ubworozi wangirika, nyamara nk'uko yabigarutseho hari ibikorwa remezo byashyizweho byinshi bigamije kugabanya icyo gihombo, yaba amakusanyirizo y'amata, yaba ubwanikiro, ubuhunikiro, ndetse n'ibikorwa remezo by'imihanda bigeza wa musaruro ku isoko. Mu buryo bw'umwihariko nagira ngo numve icyo buri wese asabwa kugira ngo uyu musaruro ukomeze kwangirika ugabanuke, yaba abahinzi, yaba abaguzi n'abacuruzi, ariko n'abanyenganda, kuko ntabwo turagira byinshi wenda tuvuge ngo dufite n'ibyakwangirika, ariko na bya bindi tubasha kubona yaba mu buhinzi yaba n'ubworozi, umubare w'ibyangirika ugabanuke, hanyuma bigire n'uruhare mu iterambere ry'ubukungu. Ikindi nshaka gusobanuza nyakubahwa Speaker, ni ibijyanye n'ibikorwa remezo by'imyidagaduro. Buriya iyo abantu batangiye cyangwa se bamaze kugira imibereho myiza, baba bakeneye no kwidagadura. Ibikorwa remezo by'imyidagaduro mu mujyi ndetse n'imijyi yunganira umujyi wa Kigali tubona bigenda bigaragara, ariko mu byaro, mu tugari, mu midugudu, ngira ngo ibyo bikorwa remezo bibaye bihari ku buryo buhagije byagabanya na bya bibazo hari by'ubusinzi byavuzwe, kuko hariho n'umubare munini wajya gukoresha bya bikorwa remezo, bityo bikongera ubuzima bwiza kuri bo, ariko n'ubukungu bwabo bukazamuka. Ndabashimye ko hasi. Nashaka kuvuga kuri iki kirebana n'igwingira n'imirire mibi. Batugaragarije ko hashyizwemo imbaraga nyinshi, kandi nibyo koko, ndetse ziragenda zitanga umusaruro, ariko ugasanga bidahagije. Iyo ugiye gusura abaturage usanga bamwe bavuga ko biterwa n'ubukene, bakagaragaza ko ibyo kurya bihenda cyane, kandi nibyo, cyane cyane imbuto, imboga, ibikomoka ku matungo nk'amata, amagi n'inyama. Ikindi twabonye, ndetse usanga ziriya za shisha kibondo baboherereza zitwara amafaranga menshi, zidaharirwa abana gusa batoya bafite icyo kibazo, ahubwo ugasanga zisaranganywa n'abagize umuryango, kubera ko nyine haba harimo icyo kibazo navuga cy'ubukene. Ariko nanone cyateye ikibazo cy'imitekerereze nk'uko babivuze cya leta mubyeyi, ugasanga nta mbaraga, nta bushake abantu bagishyiramo kugira ngo bakemure iki kibazo, ku buryo gishobora kutazakemura burundu nubwo gitwara budget nini. Ndimo ndibaza wenda niba hatakongerwamo imbaraga mu buhinzi bw'ibyo biribwa biba bikenewe, cyangwa ayo matungo nk'imboga, ariko biboneke mu buryo buhendutse, ku buryo icyo kibazo twavuga ngo wenda dufite icyizere ko cyakemuka burundu. Ikindi nshaka kubaza, byagaragaye byaba muri raporo y'abakozi ya komisiyo y'abakozi ba leta, ndetse naho twagiye kuri tere, ugasanga muri za centre de santé ziri kure cyane mu mirenge ya kure, ugasanga zidafite abakozi bahagije. Mu by'ukuri bikaba bituma serivisi z'ubuvuzi zitagenda neza,
ariko ugasanga koko hari ikibazo cy'uko bamwe bibagora kuba kure y'imiryango yabo kuko bibasaba gutunga nk'ingo ebyiri, cyane ko aho hantu usanga nta mashuri. Mbese ukibaza icyakorwa, ingamba zirambye kugira ngo iki kibazo gikemuke. Mwatubwira wenda igiteganywa muri iki kugira ngo iki kibazo gikemuke? Murakoze. Kiranye n'ikibazo cya poste de santé hirya no hino mu gihugu, mu ngendo twakoze twagiye dusanga inyinshi mu gihugu zidakoreshwa, bakatubwira ko babuze abakozi ba rwiyemezamirimo bazikoresha. Nge rero ndagira ngo nkibaze mu bundi buryo, ese ntiya wenda biterwa nuko hashobora kuba hari icyuho cyabo twita abaforomo, ariko b'abaforomo bagiraga A2 bigaga École des Sciences Infirmières, ishobora kuba wenda zari zaravuyeho, hakaba hagaragara icyo cyuho kubera ko abiga iby'ubuganga ngira ngo benshi mu minsi ishize bigaga za A1 nibo rero bakoranaga cyane n'abadokiteri, ugasanga wenda abakoresha izo poste de santé nyine bataboneka cyangwa se baba bake cyane, bigatuma zidakoreshwa. Ikindi kibazo cya kabiri nari mfite nacyo mugenzi wanjye gikomojeho ku byerekeranye n'ibikorwa remezo, kandi ni byiza, ni na byinshi. Reka mfate urugero rw'imihanda yubakwa hirya no hino, ariko ikibazo ugasanga abubaka imihanda ntabwo bita ku buryo bazacanira amazi ava mu muhanda, ugasanga agiye mu bishanga, kandi nyamara ari ibishanga bihingwa, ugasanga bwa buso bw'ibishanga bwari buteganyijwe guhingwa bugabanuka cyane kubera ko hari aho isayo rigenda rigafata ku buryo ibishanga bidahingwa uko bikwiye, ubwo birumvikana n'umusaruro ukaba mukeya. Ikindi ni kubyerekeye n'amabuye y'agaciro nayo bavuzeho, byo wenda rwose ndatangaho na éclaircissement. Ari abafite za concession bacukura amabuye y'agaciro, hari hamwe na hamwe twabonye batita uburyo bwo gucunga y'amazi mabi bakoresha bayungurura amabuye y'agaciro, ugasanga bayacanarinze mu gishanga, nayo agakora bya bindi byo kwanduza amazi bakoresha muri irrigation, rimwe na rimwe na canal zikaziba, bigatuma bikagira impact muri irrigation. Ariko ikindi gikomeye kiyongeraho ngira ngo emphasizing ahangaha nuko nyine mu mabuye y'agaciro yo ayungururwa, nubwo bakoresha rimwe na rimwe bakoresha n'ama produits chimiques ashobora kumanuka muri ayo mazi, noneho akaba izo produits chimiques zikaba uptaken n'ibihingwa birimo, ibyo rero biba beaucoup plus dangereux. Nagira ngo numve ingamba twafata kugira ngo inzego zikorane kugira ngo icyo kibazo, ibyo bibazo bibe byakumirwa, kuko ntabwo byaba byiza bikomeje. Murakoze nyakubahwa. Kugabanya igwingira n'imirire mibi mu bana, leta yiyemeje muri Next 1 ko bazagabanyuka abafite igwingira cyangwa se imirire mibi, ko bazagabanuka kugeza kuri 19%, ariko iyo ntego ntiyagezweho. None muri Next 2 leta yiyemeje kugeza kuri 15%. Ubwo ndagira ngo mbaze, ubwo icyizere gihari cy'uko 19 ko yananiranye 15 izashoboka gute? Icya kabiri ni ikintu cya dependance mu baturage, aho usanga imyumvire kenshi abaturage batekereza ko leta iri bubafashe ibintu byose, ugasanga kenshi ntibashaka gukora n'ibyo bishoboreye, ntibashaka kubikora, bigatuma rero aho bari bahaguma ndetse cyangwa bakanasubira inyuma. Urugero, hari amafaranga ahabwa abadamu batwite batishoboye, ari amafaranga, ubwo ni rumwe mu ngero zihari, ariko ari amafaranga atuma abantu ahubwo nk'abo bavuye mu bukene barushaho kubujyamo, ndetse rimwe na rimwe akanateza amakimbirane mu miryango hagati y'umugabo n'umugore, ugasanga arabateranyije uburyo bwo kuyajera. Nagira ngo rero mbaze, kuko no mu ngendo dukora dusanga abaturage
nk'abaturage bafite abana bari mu mirire mibi, ugasanga ni umuturage wahawe inka yo muri Girinka ariko afite abana bari mu mirire mibi cyangwa se bagwingiye. Ndagira mbaze rero gahunda zihari kugira ngo dukure abaturage muri iyo myumvire, bumve ko nubwo bafashwe ariko nabo bagomba gukora kugira ngo biteze imbere, ndetse kandi nabo bafite uruhare runini mu iterambere ryabo. Ikindi ni ikibazo cy'ubusinzi bukabije mu baturage. Akenshi cyane batuma batubwira ko hari inzoga za make cyane ku buryo byorohera buri wese kuba yazigeraho akazigura, kandi zikaze zangiza ubuzima bwabo. Leta rero ifite izihe ngamba, kuko icyo kibazo kiragaragara, sinibaza ko hari umuntu utakizi, aho usanga abaturage rwose benshi cyane, umubare utari hasi cyane, usanga barazengereye rwose kubera ziriya nzoga za make zitwa amazina ngira ngo abenshi bazi. Ugasanga rero leta nitagira icyo ikora, abaturage barangirika, byaba mu buzima byaba ni mu iterambere ryabo. Ndabashimiye. Ku bijyanye n'ingurane, byo it's just a budget issue. Tuzi ko turimo abaturage b'u Rwanda miliyari zigera kuri miliyari 16 z'ingurane za expropriation, ariko tugenda tubishyura. Aha nuvuga ahantu hagiye hanyura nk'umuhanda, aho twubatse imidugudu y'abaturage, tugafata nk'ibibanza by'abaturage tukubaka umudugudu w'abaturage, aho twubatse amashuri, aho twubatse ibitaro, tugenda tubishyura. Nta muturage n'umwe leta itazishyura rwose, icyo nakibizeza. Ikibazo nuko ikiza nuko tugenda dushyiramo ibice, abo twafatiye ubutaka mbere tukabishyura mbere, tukagenda tubakurikiranya, ariko murumva ko n'amafaranga tubarimo turayazi, tugenda tuyatanga kuri buri budget. N'uyu mwaka kuri budget hari abazishyurwa, ni gahunda rwose dufite. Gusa icyo nabiza nuko ntabwo hanyuze umuhanda cyangwa amashanyarazi turatubishyuye umunsi, kuko haba hari ikibazo cy'uko hari igihe umushinga utangira, budget indi yaramaze gutangira, bisaba ko tubishyira ku murongo neza ko tuzabishyura bose nta kibazo. Kongera umubare w'ababyaza nibyo ni gahunda ya leta rwose, ndabishimangira. Turacyafite bacyane babwiye ko tugeze kuri 45 ku mama 100,100. Ubwo n'umubare ntabwo uhagije, rero turacyongera umubare w'ababyaza n'uw'abaforomo n'uw'abaganga muri rusange. Umubare w'abaganga ari abaganga specialiste, ari ababyaza, ari abaforomo, turimo kuongera, ariko cyane cyane uw'ababyaza turongera inshuro nyinshi. Mwumvisha gahunda twita 4x4 dufite muri guverinoma yo kureba ko twakuba inshuro enye abantu muri iyo kategori mu myaka nibura iniri imbere. Yavuze poste de santé ikoze kuri kuvugura imikoro. Nibyo poste de santé ifite ibibazo. Buri hari ibintu byinshi mu Rwanda dukora, twakoze innovation n'ibishya. Poste de santé rwose ni ikintu gishya dukoze mu Rwanda, nk'abari navuga bya school feeding, ni cyiza, ariko twari dufitemo experience ko n'ubuvuzi bwegereye cyane cyane umuturage. None twabanje gushyiramo company ziri private ngo zibicunge kora ko kuzibera bakeya, dusanga nazo nibwo no mu privé akeneye kugira umuforomo n'ubundi wabyize, kandi none aramukena na centre de santé ikuvura iryo poste de santé nawe mukeneye. Ariho haje kuva cya kintu ngira ngo ari mugenzi wacu wakibajije havuga cyo kongera abaforomo bafite diplome ya A2, aribwo twagarura iryo shuri. Iryo shuri aba twarigaruye, tumaze kurigarura rimaze imyaka 3, ndumva ba mbere barimo kurangiza ubu ngubu. Unuvuga ngo ishuri ry'abaforomo A2 twarigaruye, dufite amashuri abigisha, kandi bizakomeza twongera umubare wabo ko twasanze bakenewe hari muri zira nzego zose. Nta nubwo ari muri poste de santé, no mu bitaro binini twasanze aba A2 bakenewe, no mu bitaro bikomeye. Uko ubuganga bugenda bumanuka, ukenera kuva ku muganga w'especialiste kugeza no kuri umuforomo, buri wese afite icyo akora mu kwita ku murwayi. Twarabigaruye rero tukemeza ko numara kwiyongera, amaposte de santé azongera abona abakozi bahagije, bikanajyana management yabyo, nuko ushobora no kugira abakozi beza ariko n'undi management imicungire ikaba mibi. Gufixa neza imicungire y'amaposte de santé nabyo ni gahunda ya leta. Tuzaho barwemezamo bazifataga barangiza bakazita bakigendera. Ibyo byose turimo kubikora, nizafunzwe turazizi. Honorable Ntezimana aravuga ku biciro ku isoko byagabanyutse, atari kusanga ati habura iki kugira ngo ibihingwa byacu nabyo bigure makeya ibyo tweza hano. Avuga ku mashanyarazi adafite ingufu, avuga ku mashuri adafite amashanyarazi, avuga ku ngurane. Ibintu byose Honorable Ntezimana yavuze, ibi bitatu byanyuma ndemeranya nawe, nkavuga ko ndavuga nicyo turimo kubikora. Icyambere kibiciro cy'ibiribwa bya hano
wenda navuga ko nabyo byaragabanyutse buriya turebye nk'ibyo twita food inflation iyo twari dufite buriya mu myaka 3 twiza kugira food inflation yari hajuru ya 20 na 27 ronka 21 bigenda bimanuka nuvuga ngo n'ibiciro byo tweza hano mu by'ukuri byaramanutse ariko wenda ntibiragera aho twifuza ariko nko nababwiye ubu ngubu inflation dufite ya 6.9% no mubare ubundi muri makro economy twemera ubudakabije cyane ariko still iyo tushaka kukontra vuga kugomba kuba hagati ya 2 n'8 ariko duhora tuwacinga niyo mpamvu dufoze imbaraga muri sector y'ubuhinzi kugira ngo ibiciro bitongera kuzamuka cyane ni yatanze urugero rw'akawunga hari igihe akawunga kabuze muri Kigali hano ndetse turanabikurikira dusanga ikiro cy'akawunga cyari cyagize ku mafaranga hafi 1500 hari efforts zakozwe nyinshi na government kugira ngo tukimanure gisubiraho cy'uyu uyu munsi ni ibintu dukurikirana umunsi ku wundi ariko nyine tukora n'aba muri societe nyine ibyo bihoraho bisaba ko duhoza ijisho ariko tuzi ko aho byari ibintu byari byinshi cyane yavuze ku mashanyarazi adafite ingufu ku nganda nibyo barabitubwira cyane aho bakeneye trifaze mu by'ukuri amashanyarazi nayo ni ibice byinshi ari kuvuga ko twacaniye abaturage dufite amashanyarazi mungu ariko amashanyarazi yo mungu ntabwo ari umunyaruganda akoresha ubakeneye amashanyarazi afite ingufu cyane nabyo tugenda tubisubiramo nimuza kunyemerera naza gwijambo Minister of Infrastructure akababwira uko gahunda imeze yo kure abantu bagiye hari inganda cyane cyane ko inganda bitwareye kuza amashanyarazi baziri group ahantu hamwe kugira ngo zibone amashanyarazi afite ingufu icyo turacyemera amashuri adafite amashanyarazi byo ni gahunda ndetse twongeraho n'amazi bura twihaye gahunda yuko buri shuri ryose ryo mu Rwanda ryaba ishuri ribanza cyangwa iryisumbuye kaminuza zose zifite amashanyarazi n'amazi ariko abashuranza n'ayisumbuye yaba afite amazi n'amashanyarazi bitarenze umwaka wa 2025 ubu turimo kurwana nabyo ngo tureko twubahiriza iyo gahunda ndetse twashyira gufu cyane cyane amazi ngo bari yabanza ko twumvaga ko nazo gahunda school feeding abana bakeneye gukaraba no kugira isuku cyane cyane gukemura imirire harimo n'amashanyarazi nyine kubera ko dukeneye technology igomba gukora abana bagakoresha computer abana bakoresha n'ibindi byose bikenewe nayo akagenda kurikiyeho kubijyanye n'ingurane byo it's just a budget issue tuzi ko turimo abaturage b'u Rwanda miliyari zigera kuri miliyari 16 z'ingurane za expropriation ariko tugenda tubishyura aha nuvuga ahantu hagiye hanyura nk'umuhanda aho twubatse imidugudu y'abaturage tugafata nk'ibanza by'abaturage tukakwa umudugudu w'abaturage aho twubatse amashuri aho twubatse ibitaro tugenda tubishyura nta muturage n'umwe leta itazishyura rwose cyo nakibizeza ikibazo nuko ikiza nuko tugenda dushyiramo ibice abo twafatiye ubutaka mbere tukabishyura mbere tukagenda tubakurikiranya ariko murumva ko n'amafaranga turimo turayazi tugenda tuyatanga kuri buri budget n'uyu mwaka kuri budget harabazishyurwa ni gahunda rwose dufite gusa icyo nabiza nuko ntabwo hanyuze umuhanda cyangwa amashanyarazi turatubishyuye umunsi kuko haba hari ikibazo cyuko hari igihe umushinga utangira budget indi yaramaze gutangira bisaba ko tubishyira ku murongo neza ko tuzabishyura bose nta kibazo Honorable Rutebuka nawe ndamushimira yavuze ku kibazo avuga ati uburezi ni inkingi ariko avuga imbogamizi yavuze abarimu badafite ubushobozi bwo kwigisha muri teaching language mu cyongereza rwo rimi twigishamo nibyo ni ikibazo tuzi gikomeye ndetse ahubwo kirimo kugenda kigabanyuka twaje gusanga ko ikibazo gisaba gahunda ya long term no kuvuga ngo mwumvishe ko twazanye abarimo muri Zimbabwe abo twazanye ndetse no turashaka kuzana abandi abo twazanye buriya benshi nabigisha icyongereza mu mashuri yigisha uburezi kugira ngo abarezi bazavamo baze bavuga icyongereza neza niyo mpamvu rero dufite amashuri twita TTCs murayazi yigisha abarimu abazaba abarimu niyo twashyimara abarimu ba Zimbabwe tuyahana equipment bira muri gahunda ya school construction ari amashuri twaho umwihariko kugira ngo tubahe equipment zihagije hajyemo n'abarimu babigishe ku buryo n'ubu abarimu bazasohoka iyo cohort bazakambera bazasohoka nabo muri uyu mwaka uyu turimo w'amashuri dutangiye kugira abarimu no bazashobora bafite capacity yo kujya mu cyongereza neza guhera amashuri abanza ariko mu ntuzaba uhagije kuko TTC dufite 16 mu Rwanda gusa ntago zasora mu bahita bayigisha buzura amashuri yose ngo turagenda turasimbuza buhoro ariko igihe abariga muri TTC basohoka bazi icyongereza bazasohoka ngubu n'abazakurikiraho hari gahunda no dufite yo gutanga imyaka 2 ku barimu bari mu kazu bakiga icyongereza hanyuma inze bakora ikizami ugitsinze akaba mu bwarimu utagitsinze bikagaragara ko noneho adashobora kuma mu bwarimu ko azaba adashoboye kwigisha mu rurimi rwo kwigisha gahunda izajya imara imyaka 2
izamara imyaka 3 ariko bazajya bigishwa imyaka 2 bagraduating bazajya biga banigisha ni centers zizibigishiriza aho bari noneho hashira imyaka 2 wakwerekana ko udashoboye kujya mu cyongereza ukabushoboye werekanye ko udashobora no kumwarimu. Iyo gahunda rero hari kandi ikibazo gifite ireme ko kibazaga rwose. Hanyuma yavuze ku nganda ikibazo baje vuga ati intambwe ku nganda n'inzira atari ko safety kuba abantu bakora batagira impanuka ku kazi bya ngo cyavugaga no ngo n'imibereho myiza avuga ati hari abatanahembwa amafaranga meza kandi bikakora mu nganda tubikwiye kwitabwaho nacyo turagikurikirana ndetse ubutwageze abantu tubwira n'abantu bashoramari baza gukora investment mu Rwanda akenshi tubanza kubaza job creation turabaza ngo okay tuguhaye ikibanza muri special economic zone urakiguze ugiye gutangira ubonye uburenganzira bwo gukora akenshi muri document tuganda muri cabinet tunerekana umubare w'abantu azaha akazi yarangiza tukavuga ati ntabwo ari jobs gusa bigomba kuba ibyo twita decent job. Hari n'abo twahagaritse kugira ngo babwire ko ikibazo tugikurikirana aho twasaba umuntu aza akavuga ko agiye gufungura uruganda ariko umushahara azahemba buri muntu ugasanga uri munsi ya poverty line uri munsi y'umurongo w'ubukene ugasanga urabati nzatangira nk'uruganda rudoda inkweto n'urugero ntanze ariko umukozi ukora amagihembwe 30 ku kwezi tukavuga ati ntabwo bishoboka ntabwo ushobora kwita umushahara mu gihugu nk'icyacu uwo mushahara ukawita ikintu kiri munsi y'umurongo w'ubukene tukabasaba mbere ko habwa ijyango ko asobanura umushahara azemba abantu kuri hejuru utuma abakozi bazakora amashora kugira ariko ntivuze ko ikibazo cyakemutse burundu hari n'abaciti hari n'abatubeshya akaba yabeshya batangiza uruganda ariko ko umuntu ushaka akazi umujene ushaka akazi abagakeneye yaza akamuha amafaranga atanditse mu byo twavuganye none umuntu akaba yagatangira ahembwa ubusa nyuma bikazagara nyuma icyo bisaba ko twe duhora dukurikirana buri gihe inganda zatangiye ntabwo yego tuba leta ijya guteka abantu guhemba abantu amafaranga ariko tubishyira nka principle ngo ntugahemba abantu amafaranga ari munsi y'umurongo w'ubukene none ibindi bakanegosiye ariko no banegotiating tuba dukurikirana cyane cyane izi nganda niziboneka muri bino muri special economic zone mu zindi industrial zones twakoze nka leta byo turabikurikirana hari ibintu tuzakurikirana noneho umukozi ukora ku ishansiye y'ubwubatsi ahantu tuzakurikirana cyo kurango bamuhemba ngahe ariko ikiza nko muri construction sector ho byarikoze usanga umushahara umufundo uzwi umushahara umuhede uzwi akenshi ibintu bihinduka ariko n'ahandi ntibyabuza ko abanegosiya ku giti cyabo bishobora kubaho ariko nibura mu nganda nini tubyitaho rwose tukabikurikirana. Muraza kumbabarira ku kibazo cya honorable Gahamanyi ntabwo nacyumvise neza yakuba speaker ni mara kusubiza muraza kunyemera tumuha ijambo wenda yongera mbaze ntabwo numvise neza ikibazo cyancitse numva bavuga ikibazo cya Iran ariko sinumvise neza wenda gusubira kugira ngo tugisubize hanyuma honorable Umuhire we yavuze ababona akazi ko biyongereye ariko ko arabaza ngo ariko ubundi akazi bakora kahe kazi ese bahembwa neza ese na akazi k'ibiraka gusa umushahara w'ifatizo okay inabyumva icyo ashaka kuvuga nibyo abona akazi bariyongera ariko harimo n'abakora ibiraka burya iyo umuntu agiye nko muri construction industry hari abantu bakora akazi umwaka umwe akimuka akagenda agakora kandi nawe tubara nk'uwabonye akazi ariko icyo turabyo navuga turaniba koko ahembwa amafaranga atuma iyo job iba a decent job icyo nuko tukibara. Hanyuma yavugaga ati umushahara fatizo uzaboneka ryari. Iki kibazo kirakomeye kubera kuko n'ubushize mwarakimbajije reka mbabwira ngo kirimo kuganirwa kuko ntabwo ari ikibazo cyoroshye akenshi tukivuga abantu bagira ngo kiroroshye iyo ukize umushahara fatizo buriya muri ekonomi y'igihugu ubuvuze ngo buri wese ukora icyo yita kukaza akora kose ahembwe minimum yanga bamushyiriyeho ibyo bigize implication nyinshi cyane ku buzima bw'igihugu wenda nazibabwiraho muri makeya. Ubu ngubu dushyizeho umushahara fatizo uyu munsi tuvuga ngo umuntu wese wembwa ntazajye munsi yayo ni ukuvuga ko n'umukozi wowe mu rugo ugomba kumuhembayo rimwe rimwe azabahembwa ngari nawe uhembwa nawe ujye gusaba ugomba guhemba arenzeho ntabwo ari ibintu byoroshye buriya birimo sheni ikomeye
ituma bisaba gutegurwa neza. Twemera ko umushahara fatizo ugomba kubaho, ariko hari level economy ugomba kugeza kugira ngo uwushyireho, noneho uzi ko biri manageable. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese ufite umukozi akoresha amuhemba ngo ariyo makeya, ariko namara kumuhemba umuntu agire asurvive ko nawe umuntu akeneye kubaho nabo kugira ngo ateye gusaba mukoresha bikagenda bikurikiranye. Ntabwo rero twakibagiwe, turakiganira kenshi tukaza gusanga gisaba prealable nyinshi cyane, noneho tukakitondera. Public transport yavuze ati ko tubona abantu benshi bagenda n'amamoto, ati bisi zongewe zakemuye ikihe kibazo. Buriya icyo tuvuga ikibazo cya transport ntabwo ari imodoka gusa, hari imodoka hari n'imihanda zigendamo. Kongereye bisi, ariko kongera bisi ntibikora traffic jam ibaho, kubera kuko imodoka mu mujyi wa Kigali ni nyinshi, none ugasanga ni umuntu icyo twakora kuba stranded kosa umuntu agiye kumara muri gare Nyabugogo wenda amasaha 2 arindiye bisi. Ubu ngubu bisi uyinjiramo ikagutwara, ariko umwanya imara mu nzira nyine ko bisi iri kumwe n'izindi modoka, ni nk'ubona abandi bantu bafite amamodoka barimo nabo bagenda batinda, kuko ufashe imodoka ukava mu mujyi hagati ukajya kuri airport Kanombe hatari traffic ushobora kugenda iminota 20 cyangwa 15, ariko n'igihe wagenda isaha no vuba ngo umwanya na bus itwara. None wavuze utabona hagenda moto, bagenda moto kuko ufite gahunda yihuta wafata moto kugira ngo moto ifite flexibility kugira ngo utagera aho hagiye. Ni ikibazo rutakemura mu kanya kabo ko kirasaba imihanda myinshi cyane muri Kigali, kandi muzi cost y'umuhanda icyo umuhanda ugura akenshi tubagura ku kilometero cy'umara kigera muri miliyoni 900, nuko umuhanda ni investment bikomeye. Ntabwo imihanda dukeneye irari ibonetse umunsi umwe, ariko ni ikibazo nyine tuzi ko gihari gikomeye cyane, ndetse twari gutekereza kuba twakora gutwara abantu dukoresha inzira zisa n'izambuka mu kirere ho gatoya, nabyo biri mu nyigo. Ni ibintu byinshi cyane bisaba kugira ngo public transport be improved, ariko icyo turwanya cyane ni ukubona abantu batonze umurongo muri gare barinde no kwinjira muri bisi, ariko niburuhe na traffic uri muri iyo bisi ubona ko igenda imuvinga n'izindi modoka, niba nibyo ngibyo. Yabaje kuyo cy'imiryango ifite amakimbirane, ntabwo nzi ko ikintu gifite igisubizo, ndibaza ko ntari bukivugeho, kubera ko imiryango ifite amakimbirane nyine ubwo abantu bazagenda babikemura. Ntabwo nzi icyo twacyongeraho, ariko icyo navuga ni uko nyine bitari byiza imiryango iteguye kugira amakimbirane ngira ngo. Hanyuma honorable w'ababyeyi yavuze ku bwishingizi bwatumye banki zigera ku bahinzi. Yego yabaje ikibazo kizavuga ati ariko se ubu ngubu inguzanyo zigeze hehe? Inguzanyo ku bahinzi nibyo mbere buriya zari hasi cyane, zari around 2%, aho nibura game insurance abantu batajya kumva ko umuhinzi n'umworozi yishingiye bashobora kwishyura banki. Ubu inguzanyo zigera kuri 6%. Ugereranyije ikigereranyo cy'inguzanyo zose zitangwa muri banki z'ubucuruzi mu Rwanda, izijya mu buhinzi ni 6%. It's a progress, ni progress nziza, ariko itarageraho twifuza. Turacyashyiramo imbaraga, ariko nibura byariyongera abantu batangiye gutinyuka ko bashobora kuguriza abahinzi n'aborozi kandi bakabishyura. Hanyuma honorable w'ababyeyi nabajije ku kibazo cya mituweli, avuga ati umuturage atabonye umuti kuri farumasi y'ibitaro ati bigenda gute? Icyo reka mvuge ko turaza kugikurikirana. Imiti mituweli itanga twarayongeye tuyigira myinshi, ariko still mu 1500 birashoboka ko nubwo uwemerewe centre de santé wagiye kwivuzaho bashobora ati nta uri muri iyi farumasi ya hano uyu munsi. Icyo rero nicyo ntagomba kuraho iyo ubuzaho ajya hehe, kuko ushobora gusanga yagiye kwivuza udahari kandi awemerewe bimusaba gukora urugendo runini cyane. Ubwo bigira ngo ni byari navugaga, tuba dufite za innovations nyinshi twakoze mu Rwanda, ariko ntizuramo tuntu two gufixinga buhoro buhoro, ubwo turaza kureba. Icyo nacyo turafata note. Inguzanyo ya VUP izenguruka mu bantu bamwe, iki ni mu nyemandaza kwaza Ministry of Government, ntabwo nari nkizi. Ministry w'ubutegetsi bw'u Rwanda tubwire. Ntabwo nari nzi ko inguzanyo ya VUP izenguruka mu bantu bamwe, nari nzi ko ahubwo uwo tuyihaye yiteza imbere ubutatugaha abandi, ariko bigenze bityo yaba ari anomaly, yaba ari ikintu kidasanzwe. Nimenyemera Ministry w'ubutegetsi bw'u Rwanda ku icyo kivugaho. Honorable Kanyandekwe yavuze uburyo ibikorwa byose
bitangiza ubuhinzi mu by'ukuri ngira ngo ni ibikorwa by'amajyambere tugenda dukora bigenda bivanga tukunda kubivuga natwe ni ikibazo cyiza aho tuvuga duti iyo dukora infrastructure usanga umuntu agiye gukora umuhanda uburyo yayoboye amazi bikangiriza urutsinga rw'amashanyarazi uw'amashanyarazi yo gukora amashanyarazi aho yateye urutsinga akangiza igishanga gutyo bigaherekanya ariko twashyizeho gahunda ko byose biri muri minisiteri imwe yitwa Mininfra ibyo byinshi bigongana ukuyemo mining gusa ariko ubundi bigongana turabizi ni ugukora imihanda ni ugukora amashanyarazi ni ugukora amazi abagiye gukora umuhanda bagatema itiyo y'amazi abagiye gukora amazi bakayobora andi mu gishanga bakangiza igishanga gutyo kongeraho na mining iri mu yindi minisiteri ubu twabaha umuntu kugira ngo Mininfra n'abashinzwe mining bakorane kugira nibajya gukora mapping bavuge ngo ngiye gukora umuhanda nta rundi rutsinga rwa cangaha ntamara gukora umuhanda ejo uzana internet akaza kuwukata ngo yoshyire mu rutsinga rwa internet yamara kubishyiramo ejo ukora amazi akazana bakora ngo yoshyire mitiyo y'amazi yamara kubishyiramo ukora rigora akayobora mu murima mu gishanga so ni ikibazo gihari tuzi ariko kirimo gukemuka kuko ngo inzego zose twazisabye ko ugiye gukora igikorwa arabanza akabatumira bose bakicarana bakongeramo yewe na water resource board kugira ngo umvikane ikigiye gukorwa plan ikaba imwe. Hanyuma honorable Kitegetse yavuze urubyiruko n'ubushomeri avuga ati numva rwose yavuze ibitekerezo byo byose ndabyemereje ndakujana ni byiza nawe kuko aravuga ati yakwiye professional internship ndagira ngo ko gahunda twayitangiye ahubwo wagira ngo yagane na Mifotra uhaye coordination Mifotra ihuriramo na RDB na Minisiteri y'Uburezi kure ukuntu abana bose barangije cyane bizi ibintu bipratique bagira tubyita industrial attachment na private sector kabakira bakimenyereza umwuga bagakomeza bajya mu kazi cyangwa se na leta n'uruganda rushobora kuba rwa leta cyangwa se ukavuga ko umwana yize ubuganga cyangwa ubuforomo ashobora kujya mu bitaro bya leta kimenyereza ibyo rwose gahunda irahari kandi igitekerezo cyiza icya maison des jeunes ni munyemera nacyo ndagiye Minister Minarok nyakubahwa speaker ntabwo nzi neza uko zikora ariko ubwo Minarok ashobora kudufasha ariko ndumva uko yavuga ati ese urubyiruko rwagira access kuri maison des jeunes kugira ngo zibafashe kwiteza imbere n'umunyemera Minarok akaza kugisubizaho ibishanga bidakoreshwa rwose ni gahunda ya leta yavuze ati ibishanga bidakoreshwa n'ubutaka bwa leta budakoreshejwe ntimwaba abantu bakabuhinga tudahinduye icyo bwagenewe ariko bakabukoresha iyi gahunda ni ya leta ngira ngo ubushize umusaruro wacu wariyongeye muri season A y'umwaka ushize kubera ko mwuzi ko twongeye hegitari zirenga 30 ku butaka buhingwa icyo twakoze twabwiye ngo ubutaka budahinze bwose ari ubwa leta ngo ntitwanabufashe cyane ahubwo twabwira n'umuturage nkatwe usanzwe mu ngo niba ufite ubutaka ukabutara buhinge muri iyi season wabuhaye umuturanyi uri aho ngaho akabwihingira icyo tubasaba ni ugushyiramo imwe twita seasonal crops ni ukuvuga ngo ntakiremo ikawa byahingwa bimara imyaka 5 cyangwa urutoki ahingamo ibintu byerera iyo season twavuga ko umuntu ahinga ibihingo bitarenga amezi 6 bitari byera agahinga agasarura akikomereza yupeka gumya yari yabisambika ngo marewe nta kibazo bayiteye ariko umusaruro ukiyongera izo gitero 30 twazibonye ndetse tumeze ko tugiye kongera ubu n'ubwa leta tuzabashyiramo ko hari isambu ya leta umuturage ndende agahingamo ibigori akeza agasarura ariko itamwanditse ari ya leta nta kibazo bidutwaye rwose ni gahunda turimo ariko icyo aho tuba kwitonda cyane ibishanga byo bisaba expertise kubihinga buriya igishanga iyo cyatunganyije ahubwo uracyangiza burundu niyo mpamvu igishanga cyo ntaho tuba kujya abantu ngo muke mu gihinge bisaba ko leta banze kagitunganya tukamenya na koperative ikigiyemo hari ingero nyinshi bisanga byagihingwa nabi kikagenda burundu kigahinduka ubutaka buri abandero ko cyakoreshejwe nabi hari honorable Senano yavuze ku cya school feeding karite nibyo rwose nanjye nabivuzeho navuze nti school feeding ni gahunda nshya twagize nka leta irimo gutanga umusaruro ariko kuko natwe innovation twagize hari byo twigiyemo twaje gusanga muzi gukora school feeding ukaza gusanga na muvero guteka amazi dahagije cyangwa gasanga igikoni kidahagije twarizi bwa mbere ubwa kare turakosora mwaka wakurikiyeho none assessment twakoze itwereka ko hari cyo cya quality ya food ibirya abana barya niyo mpamvu mwabonye muri budget tunabashimira ko mwatoye school feeding yari kuri miliyari 98 mwaka ushize ubizajya kuri miliyari hafi 130 kubera izo ziyongeho niziki no kugira ngo twongere quantité na qualité abana barya ibiryo bihagije kandi na qualité tu improving tuyameriyeho gatoya icyo cyazo rero twarakimenye no kugira ngo niba dushaka kugaburira abana ntabwo twagora tubabeshya kuko ntitwabeshya nka leta ahubwo nuko ibiryo
bihagije kandi batungira umubiri. Iyo ni gahunda twemerewe, niyo mpamvu muri budget twayongeyemo. Atese twabwira amashuri akagira akarima k'imboga, nayo ni gahunda ya leta, ubwo ntabwo ari akarima k'imboga gusa. Utubwira amashuri guhinga imboga no gutera ibiti by'imbuto. Hari utuye tuzenguruka kenshi nta mwarebonye mu rugendo mu maze iminsi, ndibaza ko mwabonye, ugasanga ishuri rya primaire aho gutera nk'iti by'avoka bateye imikindo nk'iyo kuri hoteli. Akenshi turabaza tuti greening wakora ukoresha umukindo na avocado zayikora kandi abana bakazanayisarura. Ubwo turi mu gahunda yo kubwira ibigo by'amashuri gutera ibiti by'imbuto bihagije ku mashuri, bagatera n'imboga none bikunganira imirire y'abana. Ariko mu mashuri menshi yamaze kubikora ariko no guhozaho. Ku bijyanye n'ubuzima, Honorable Senani yavuga ati ariko hari aho bagikora n'ingendo bajya kwa muganga, batakwiriye kongerwa serivisi zitangirwa kuri centre de santé. Nibyo iki abajengera ngo ahubwo yarakibonye. Niyo mpamvu navuga bimwe twita medicalized health centers. Buriya hari ama centre de santé dusige tumana hakajyaho n'umuganga, hakajyaho nk'umudokiteri umwe n'abaforomo bari specialize mu bintu binyuranye. Murabizi ko hari nka centre de santé atavura amenyo cyangwa se adashobora kubyaza n'ibindi bintu binyuranye. Ama centre de santé twari duha service ziri avance, ziri medical ziri avance arahari, ariko ntabwo ari menshi cyane. Nuvuga ngo tugira ibitaro muri za kategori zazo zinyuranye, ibitaro binini bitoya na teaching hospitals, tukagira medicalized health centers, tukagira na centre de santé sandwe, no kubona kuza health post. Na health post arizo tuha service zo kuri centre de santé. Ibyo turimo kubikora, ndetse twahereye ku centre de santé. Murabizi iyo gahunda zo muri za mu madistrict ane twaherewe ari Nyagatare, Gicumbi, Burera, niho twabanje kuzigira centre de santé zitembere gutyo, tubona birakunze, tutanyura kubikora handi hantu ku buryo bituma hari service abantu bona ku bitaro ntibabe bakeneye kujyayo. Ariko ko bagikora ingendo nabyo turabizi, ntabwo centre de santé wamenya kwijya neza hagati mu murenge. Ariko kiza nuko nubwo tubango ni centre de santé mu murenge na health post mu kagari, ntabwo abaturage bafite imipaka, ntabwo abaturage nta tegeko rivuga ngo wivuza muri centre de santé iri mu kagari kawe, ntabwo rihari. Wivuza muri centre de santé iri hafi yawe. Ushobora tuye mu kagari kamwe ariko wasanga centre de santé iri kure, ukivuza mu kagari mwikwegereye. Nuvuga ngo ntabwo twebwe nta catchment area ifite borders tuvuga ngo kubera ko utuye mu kagari kitwa A uzivuza muri centre de santé y'umura kagari waya, ujya mwiri hafi yawe bakakwakira. Ariko turabizi ko hari abagikora ingendo nini, n'urugenderega amajyambere n'urugendo. Ntabwo na post ijya kujyaho hari ingendo none zikabije abantu bakoraga bagiye kuri centre de santé igihe cyemura ikibazo, ariko tucyafite urugendo. Ariko ikiza nuko ibibazo rwose mwatubwiye bizwi kandi turimo kubikoraho. Ubu ngubu nababwira ko muri on average muri mu mpuzandengo tuvuga ko kugira umuturage kuri post agenda iminota 30, ariko haraho irenga turabizi agakora nki 45 cyangwa isaha, ariko sibyo twifuza. Ariko nyine investment turacyazikora. Honorable Mukabunani yavuze kwigwingira, ikibazo cyo ngira ngo ni cya strategy, ni impungenge. Avuga ati ariko muri next one mwe haye kugera kuri 19% ntitwashobora kubijya, tese 15 mwe muzayigeraho. Ngere igisubizo cyanjye ni yego, tuzayigeraho kuko stunting burerega mwibaza igihe twamenyeye niyo notion ya stunting n'ubureme n'ubukani ifite mu Rwanda. Ntabwo ari kera, mbere igwingira ryari hari, ariko ntabwo abaturage natwe twese twabyumvaga kimwe, aho leta ibishyiremo imbaraga kugira ngo twumve igwingira icyo ari cyo, uburyo rihemukira abana bacu, ubwonko bukagwingira, tugatangiza ICD program nayo yari initiative nshyashya. Ntabwo ari kera cyane. Ubu rero byose twiza amasomo azatuma ibyo tashoye muri NST1 tubishobora muri NST2, ko twabyigiyemo. Muzi ko twataye tugira nka home based ECD, twazitangira tukaza kubona challenges zarimo abantu, tukabona impamvu abantu bazanga, bakadusobanurira. Twasuye intara nyinshi kandi ko namwe mwasuye ko tutari ko hano hari home based ECD, kuki ababyeyi batayitabira, akabwira ibibazo tugataha tukabikosora. Gutyo ryari nk'ishuri twanyuzemo, ariko twemeza ko iyi 15% tuzayigeraho rwose. Ntago twagira impungenge ko ibyo ibitarakozwe neza muri NST1 byaratwigishije. Ati amafaranga ahabwa abagore batwite atahubwo agatera amakimbirane mu muryango. Rero rwose cyo cy'amakimbirane ndibaza ko abantu ntabwo bakwiye kugira amakimbirane, nyine ubwo abayafite bazayakemura. Ariko
twebwe nka leta tuba twafashije uwo mumama utwite kugira ngo nyine abeho neza, nibyo navuze ni ya gahunda yo gufasha mu batwite no gufasha abana bafite ikibazo cya stunting. Niba rero hari umuryango iyo nkunga igeramo igatera amakimbirane, ibyo tuzakomeza tubishyire imbaraga local government igenda ifasha abantu kutagwana. Yego, hanyuma ahubwo ikindi yavuze gikomeye, yavuze ati ikibazo cy'ubusinzi buri mu baturage, avuga ngo inzoga zigura makeya kandi zikaze. Ikibazo cy'ubusinzi mu by'ukuri rwose honorable Mukabunani yavuze, nawe ndamushyigikiye, niyo turakibona. Buriya dushyiraho iriya porogaramu niba ari awareness campaign uvuga ngo tunywerese, ntabwo uri ari mu cyaro gusa, nano mu mujyi wa Kigali. Iyo turebye urubyiruko rwishora mu businzi, ugasanga muri za weekend abantu banyweye bagiza saa 10 za mu gitondo, birahari, ariko turimo kubirwanya. Niyo mpamvu twabashyizeho ya gahunda yo kwigisha abantu ngo tunywerese, kubwirana ko inzoga atari z'abana ndetse n'abakuru batakwiye gusinda. Ntabwo ari mu cyaro gusa, na hano no mu mijyi birahari, ahubwo twahinduye campaign rusange yo kwigisha abantu ko ibintu byitwa inzoga abantu babigabanya. Ni gahunda rero dufite yo gukomeza kwigisha abanyarwanda bose. Honorable Mukabarisa we yavuze ati twateje imbere uburezi bw'umukobwa atari kubw'umwana w'umuhungu, bwo nabwo burahangayikishije rwose, ndemeranya nayo 100%. Ariko twe nka leta ntabwo uburezi bw'umuhungu ntabwo twabushubije inyuma. Gusa icyo avuga, aravuga ati nabwo mushyiremo imbaraga nyinshi. Ngira ngo ibyo turabyumvikanaho, kuko gender ngira ngo nyine abantu babyumvishe neza cyangwa babyumva nabi, ariko kuri twebwe nka leta gender ni both, ni umuhungu n'umukobwa. Ntabwo gender bisobanura umukobwa gusa, gender ni guteza imbere umwana w'umuhungu n'umukobwa, buri wese akabona ikimukwiye, buri wese agafatwa neza. Kuko ngira ngo ikibazo cyari uko mbere umukobwa yari yashibijwe inyuma cyane, wenda habamo ifoto zo kumuzamura kuko wenda hari byinshi atabonaga, ariko aho tugeze rwose nk'ubijyanye n'uburezi, umwana w'umukobwa n'umuhungu bakwiye kubona ibintu bimwe, bakagira access ku mashuri, ahasigaye agakora umutwe wabo. Isomo atsinze akaritsinda, kandi gutsinda amasomo ntabwo bijyana na gender, nyine bijyana n'uko umwana yize n'uburyo yarezwe. So ndemeranye nawe rero ko ibibazo by'abana b'abahungu dukwiye kubikemura. Nko mu Rwanda specifically icyo turimo kubona ubu, nko mu turere turimo za mining cyane n'imirima y'ibyayi, hari uko kuntu hano bategeza ko umwana w'umuhungu afite imbaraga physique nyinshi, none ugasanga agize imyaka nk'9 12 iwabo bagatangira kumutwara mu icyayi ko afite izo mbaraga zo gusarura icyayi. Twarebonye muri Western Province, turanabirwanya cyane. Tubona ahantu hari za mining bavuga ko umwana w'umuhungu yagize imyaka 13 abaye umusore ashobora kugenda muri mining agacukura, nabyo turabirwanya, ariko biranga bagomba ni imbaraga nyinshi dushyiramo. Ariko ndemeranya nayo ko nk'ibyo nazo bitwanye bituma n'abahungu bava mu mashuri, ariko hari n'ibindi bishoboka bituma rero rwose nemeranya nabo ko ahubwo uzakomeza ubwo buhamya buvuge cyane ko gender bisobanuye ubuhungu n'umukobwa, kandi natwe nka leta nibyo twemera, kandi ko tudatuma basigana, bombi bagomba gukura kimwe nk'abana b'u Rwanda. Senateri Mukakarangwa rwose byavuze nawe turabyemera, aravuga ibyagezweho kubijyanye no guteza imbere amazi kuva mu bakoresheje ikarita. Ni porogaramu yatangiye mu by'ukuri ni nka cash power y'amazi, rero ko mbyita ni nko gukora baduka ku mashanyarazi twakora ku mazi. Yatangiye mu turere 4, ariko twe dufite gahunda tunyuze muri WASAC nka leta yo kuyishyira mu gihugu hose. So ni gahunda izakorwa mu gihugu cyose mu minsi iri imbere, abantu bakavamo bakoresheje ikarita kugira ngo byorohe. Yavuze ibitaro bibura amafaranga yo amazi bakabifungira amazi. Iki ntabwo nari nkizi take note, tuzayikura no ibitaro cyangwa ubwo bitaro n'ubashaka kuvuga any health facility, yaba ari ibitaro cyangwa centre de santé. Ubwo turaza kureba niba hari abafungiwe, ubwo tukurikirane. Ntabwo ubundi ibitaro bya Kawe cyangwa ubuvuzi bufungirwa ivuriro se ritagira amazi ryakora rite, ntabwo bishoboka. Ubwo hari uburyo bwo kwishyura bugomba kuboneka, ariko turaza kubireba. Yavuze amavomo adafite amazi, nibyo byarabaye, twanamenye kera ubwo birimo gukosoka, aho anabyakunze kutwikira imibare rimwe na rimwe, ugasanga tuzahanwa hari amazi kora ko leta yashyize umuyoboro w'amazi, amazi yakama ntitubimenye, twe tukabishyira mu mibare y'amazi dufite, kandi abaturage batavoma amazi nyine. Turimo kubikosora ku buryo ngubu ahari amazi, amatiyo yashaje tuyasimbuza, naho twari tugira company zakoresha amatiyo ya fake,
amazi agahita afata tukimara kubaka nabyo tukabahana tugahita tunabikosora. Ni ikibazo nacyo kizwi kandi twemeranya nawe. Hanyuma Honorable Munyandamutse yavuze kubijyanye n'amashanyarazi yes nibyo nabishuje ndemeranya nawe rwose. Amashanyarazi dufite hari aho agera akagira imbaraga nke tugeze mu nganda, ariko tugenda tubifixa na rege ikabikora kandi tubiziranyeho, kuko ntabwo ari inganda gusa buriya niyo ugiye wajya nko muri Gabiro iriya hub y'ubuhinzi dufite, twagize dusanga amashanyarazi dufite ari make adashobora gufasha amazi kuzenguruka mu mirima, tusubira kubihindura. So ni ikibazo tuzi, ariko tutakora umunsi umwe turimo kugenda dufixa buhoro buhoro. Hanyuma yagaragaje impungenge Honorable Munyandamutse naye avuga ati kwihaza mu biribwa, ati ko abantu bahinga cyane, atese ngira ngo avuga randomo, ati umusaruro kuri hegitari kusa naho utiyongera. Umusaruro kuri hegitari buri gituma wiyongera ni factors nyinshi cyane. Imwe muri yo buri hari gushyira ifumbire. Ubu tugeze ahantu dushyira ibiro, twavuye ku biro by'ifumbire 32 kuri hegitari tugera ku biro 72, ariko turacyongera ko ariho bimaze kujya no kuri ku biro 140 bifite ubuhinzi bwera cyane, ibiro 140 kuri hegitari. Natwe turacyongera ifumbire mvaruganda n'imborera mu mirima yacu no kubikora campaign kugira ngo abantu bamenye ko gufumbira ari ngombwa. Ikindi cya kabiri ni ukumenya tekinike z'ubuhinzi. Abantu benshi haracyari ikibazo, nibyo twavuze ko navuze mvuga ukuntu abafasha myumvire mu buhinzi bongeye umusaruro kanagira ingaruka nziza ku buhinzi. Buri abantu benshi bagiye bona ifumbire mvaruganda bakayikoresha nabi, kuko batagize abafasha myumvire kubereka uko ifumbire mvaruganda ikora, ndetse bamwe bakagira ngo RAB yabahaye ifumbire ya feke kubera ko batazi uburyo bavanga imvaruganda n'ifumbire y'imborera. Izo ni tekinike zigishwa n'abafasha myumvire, ariko twashyiremo imbaraga. Ikindi no kumenya gutunganya umurimo bwabyo. Hari abahinzi bamwe batarafite iyo myumvire yo ko batunganya umurimo n'igihe cyo kuwutunganya. Byose rero birajyana, reka mbyite iyamamaza buhinzi, kongeraho input zikwiye, seed na fertilizers. Hari n'ahandi umusaruro tuyongera kubera ko n'inyongera na seed, imbuto nazo zigomba kugenda zivugururwa, ntibamenye imbuto ihinzwe n'ibikoranye na zone agroecologique tugiye guhingamo. Kandi by'ubushakashatsi bwarakozwe muri lab turabifite, tushobora kubwira ngo ibigori hingwa muri Gatsibo wishyiramo imbuto, shyiramo ariko imbuto ijyane kuhinga wenda muri Bugesera. Ariko akenshi usanga ari umuhinzi service y'ifasha myumvire itamugeze mu bwira imbuto yo guhinga yari. So ndemeranya nawe rero ko mu rwego kwihaza mu biribwa birakwiye kongera imbuto nziza, gufasha umuturage kumva neza uburyo tekinike y'ubuhinzi ikora, no kubona fertilizers zikwiye kandi no kuzapurika neza. Hanyuma yabazaga icyagwanye n'icyo nicyo turimo gukora kugira ngo ubugoronome bwegere hasi, abafasha myumvire begere abaturage, ariko tubagize ibigomba kubageraho mu gihe nyacyo. Mu by'ukuri food security ntabwo ari ikibazo individual, ni ikibazo cya leta. Tudashobora kwemera ko dusubira mu kintu cya insecurity mu bijyanye na food. Turabikora ku buryo bukwiye cyane. Honorable Muhakwa nawe yabajije ati umusaruro wangirika, icyakorwa, avuga infrastructure z'imyidagaduro. Icya mbere, umusaruro wangirika ko nababwiye on average muri mpuzandengo muri Afrika buriya nkaho tuvuga ngo post harvest losses zigera kuri 40%. Twere icyo dukora buriya twagize ibintu byinshi, mwabonye twita ubwanikiro, dukora icyo kwita storage, ubuhunikiro, tugereza turarwana byo kugira nibura umusaruro wangirika utagejejwe 5%. Wenda ntiwaba 0, ariko nibura utagejejwe 5%. Ni gahunda dufite ro ya leta. Ntabwo dukwiye kuba twahinze tuvunitse ibiribwa tubikeneye ngo hamwe nimara kwera byangirike muri post harvest management. Rwose ni gahunda turimo dukoraho cyane. Hanyuma imyidagaduro, iki cyongera ni igitekerezo kizana ndacyemera. Dufite urubyiruko rwinshi rukeneye ahantu henshi ho kwidagadura. Mu mujyi wa Kigali tubigeze kure, ariko mu byaro biracyari kure, biracyakeneye gukorwa ari ibibuga by'imikino ku bigo by'amashuri. Dufite gahunda yo kubyongera, ndetse no muri za neighborhood aho abaturage batuye. Ari twari tubashyira imidugudu ya kijyambere, ari naho batuye mu byaro, urubyiruko rugera ahantu rwidagadura, rwakina imikino inyuranye, football, basketball n'ibindi, ndetse no kubagira ahantu bakorera amateatre. Ibi byose tubifite muri gahunda. Nuko ariko navuze budget y'igihugu tuyisaranganya mu bintu byinshi, byose ntibikorerwe rimwe, ariko nayo ndemeranya nawe rwose ko imyidagaduro ku rubyiruko irufasha no kubaho neza. Honorable Mujawabega yavuze imirire mibi.
yavuze ati abaturage bavuga ko ibiribwa bihenda. Nibyo, icyo dufite iyi gahunda yo gutera imbuto n'imboga, hari aho yageze iradoka nk'akarima gatoya ko mu rugo, akarima k'igikoni kageze ahantu abantu basa n'abacitse intege, n'abagakoze bakanga ntibagashyiremo imbaraga, ariko kari katanze umusaruro. Imbaraga dushobora gushyiramo ukongera kuvugurura akarima k'igikoni, buri rugo rukagira nibura vegetables mu rugo, hanyuma n'ibiti by'imbuto. Bari dufite gahunda yo kuvuga ngo buri rugo rwakaba rugira nibura ibiti 3 by'imbuto mu rugo, kuko n'ubundi iyo ugiye mu mazu y'abanyarwanda bose usanga bafite ingo fence, clôture ziteyeho n'ubundi imiyenzi, ziteyeho ibindi bintu, ukamubwira utari ko njyabo nsuye abaturage ndavuga ariko aha ufite imiyenzi uhashyize avoka n'ubundi yakora iyo roro umuyenzi wakoraga kandi ukazayirya. So ni gahunda dufite yo gushyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo abaturage bihaze ku mbuto n'imboga, noneho biduhindurire imirire, kuko nk'uko urabivuga bose bagiye ku isoko ntago biri babibona, ahubwo ni byiza ko tubihinga n'iwacu mu rugo. Yavuze ati Shakibondo yateye dependance mu bantu, atese ntitwakongera imbaraga mu buhinzi bwabyo. Nibyo, Shakibondo yaje kugira ngo ikemure ikibazo ku buryo buri ponctuel, ariko Shakibondo ntabwo izahoraho burundu. Abaturage b'abanyarwanda bakakubyumva ko Shakibondo ntabwo ari gahunda ya leta izahoraho nk'uko twubaka ibitaro. Ni gahunda yo kugira ngo tureke abantu abafite ikibazo bakivemo, ariko hagati tuzamura abantu bave mu bukene bashobore no kwifasha. Hanyuma hakaba za porogaramu turavuga zo guhinga imbuto, zo guhinga imboga, zo kugira ibiryo bihagije mu rugo, hanyuma Shakibondo ikagenda twifezinga out buhoro. Nagira ngo rwose byumvikane ko Shakibondo ntabwo ari gahunda izahora nk'uko bavuga gahunda y'uburezi ihoraho ya Shakibondo, ari gahunda yo gutabara bari mu kibazo, hanyuma uko abantu bava mu bukene bakagenda bamenya kwirwanaho, kandi uruhare rwacu kubafasha nyine kuva muri ubwo bukene no kumenya ibyo bahinga bidufasha gusarura bigafasha ubwoko bw'ubuzima. Centre de santé ziri kure zibura abakozi ati ingamba ni izihe? Rwose honorable Mujabe nanyubwiye ko ntabwo ari centre de santé gusa, buriya ngira ngo nuko abonye ikibazo cy'ubuzima hari ikibazo muri rusange cy'uko uko abantu bava mu mujyi wa Kigali bajya kure yawo abakozi basa n'abadashaka kujyayo. Buriya ntabwo ari centre, niyo wakoreza umuntu gukora mu kagari kari kure y'umujyi nawe agenda, babyita mu Kinyarwanda ngira ngo bigura intege. Niba wamweza gukora mu kagari agenda bigura, niba batakagara ahantu kari kure cyane, niba wamweza gukora kuba agronomi w'umurenge uri nanone kure na none ni kimwe. Niba mu by'ukuri ntabwo ari cyo cya secteur ya santé gusa, ni ikibazo cy'uko abantu baza ko ukujya kure y'umujyi hari ibyiza by'umujyi ubusize, noneho uwo duhaye akazi akamera nk'ahagenda bigura intege. Icyo rero ni ikibazo tugerageza gukosora muri rusange, kumvisha no akazi ari akazi, kandi ntabwo uwo twaje gukora herayo. Akenshi ndetse muri secteur y'ubuzima ho barabikemura, ujya aho ngaho kure y'umujyi, ariko ntugume nyuma y'imyaka bakagenda baza rotation babagarura abandi basubizaho, cyangwa se abakozi bagitangira akazi bagaherayo. Ariko nanyamvuge ko atari ikibazo cya centre de santé gusa zibura abakozi, abantu bose tweje gukora kure y'umujyi bamera nk'abagenda bigura intege nyine. Ariko ntabwo ari biteye ubwoba, kuko kugeza ubu nta vuriro twari twafunga burundu ko ryabuze abakozi rwose, cyangwa dufungiye ibiro by'akagari burundu byabuze abakozi, cyangwa ibiro by'umurenge. Abantu bagiyeho rwose, iyo habuze habura 2%, twakoze abantu 7 bakagenda 6 bakabura umwe, ariko